mbesi yandeka ninde wari kuncungura ko nawabishobora mbesi yandeka ninde wari kuncungura ko nawabishobora warinze imiryango yacu Mana ntacyo twakuburanye Muremyi warinze ntabwo ngifite umucunguzi wanjye ariho niba undinda amanywa na nijoro niba undengera iteka iyo ndushye ndemerewe niba uzakambera inkomezi akanyobora mu nzira nziza ibikomeye abigira ibyoroshye. Haleluya haleluya, tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Mwongere mubane natwe, tuje kuramya Imana, tuje kumva ubwiza bw'Imana. Nkuko bisanzwe ni Elisa muri kumwe n'umucuranzi William. Muhaye ikaze nawe, duhaye ikaze abari ku buhanga bw'ibyuma, namwe twiyegeranye twese hamwe n'Imana. Tugiye kuramya Imana, mubane natwe. Tugiye kugendera mu ijambo rivuga ngo mbese iyo Yesu ataza kuducungura twari kuba turi hehe? Ese wari kuba uruwande? Inkoni yakubishwe nyinshi, iyo ataza kugucungura wari kuba uri hehe? Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kuri Imana nzima, tugushimiye kuri Imana yo kwizerwa, wuzuye ibambe, wuzuye urukundo rwinshi, amaraso yawe niyo atwezaho ibyaha byose. Mwana, naguhamagaye kugira ngo uzubane nanjye, ubane natwe, ubane n'umucuranzi. Ibi byuma Mwami bikoreshwe na mwuka wawe, uri Imana yo kwizerwa, utugirire neza, utwuzuze imbaraga zawe, ukomeze kudushyigikira umurimo wawe. Reka ubwiza bwawe bubane natwe, ushimye kuri Imana yo kwizerwa, mu izina rya Yesu, amen. Tubahaye ikaze, nawe utarakora subscribe uyikore, unasharinge kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwamamara. Mubane natwe, Imana ibamugishe. Mbesi yandeka ninde wari kuncungura ko nawabishobora mbesi yandeka ninde wari kuncungura ko nawabishobora mbesi yandeka ninde wari kuncungura ko nawabishobora mbesi iyo Yesu ataza kupfira nari kuba nde mbesi yandeka ninde wari kuncungura ko nawabishobora mbesi yandeka ninde wari kuncungura ko nawabishobora
mbese ya Yesu ataza kumpfira nari kuba nde mbese yandeka ninde wari kucukura ko nawa bishobora mbese yandeka ninde wari kucukura ko nawa bishobora mbese yakureka ninde wari kugucukura ko nta n'umwe wabishobora mbese yakureka ninde wari kugucukura ko nawa bishobora yarambabariye angiriwe bwite ashira mu rugo mpinduka umwana we yarambabariye angiriwe bwite ashira mu rugo mpinduka umwana we mbese yandeka ninde wari kucukura ko nawa bishobora mbese yandeka ninde wari kucukura ko nta n'umwe wabishobora hari akandi kavuga ngo yankuyeho wa mwambaro w'isoni nambika umwenda wera 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 mbese yandeka ninde wari kucukura ko nawa bishobora mbese yandeka ninde wari kucukura ko nawa bishobora mbese Yesu akureka ninde ari kugucungura n'umwe ibyo twasabwaga byinshi ntitwari kubibona ariko ubwe yaritanze aza kuducungura
twarabo gucibwaho iteka, amapfizi y'intama twasabwaga nayo twari kubona, inuma z'intungura nazo twari kubona, ariko yemeye araza kuducungura, aremera araza aritanga kubw'ibyaha byacu ducungura. Ibaze iyaba yaragize gutya agakwepa iriya misumari akirukanka akanyiriza ibishanga, ninde wari kugucungura? Ufata umwanya wishyire muri uwo mwanya wumve, ufatanye nanjye gushima Imana. Mbese yandeka ninde wari kuncukura ko nawe bishobora? Mbese yandeka ninde wari kuncukura ko nta n'umwe wabishobora? Dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze. Dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze. Kuba tugejeje aya magingo nacyo twatanze, nacyo twakoze. Kuba tugejeje aya magingo nacyo twatanze, nacyo twakoze. N'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana. N'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana. Warinze imiryango yacu Mana, nacyo twakuburanye Muremyi. Warinze imiryango yacu Mana, nacyo twakuburanye Muremyi. Nubwo intambara zabaye nyinshi, wakomeje kutubera Imana. 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 Nubwo intambara zabaye nyinshi, wakomeje kutubera Imana.
Mana nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje kuturwanira mwana. Niyo mpamvu dufite amashimwe menshi mu mitima yacu dushima imirimo wadukoreye itariki amahanga. Reka imitima yose iri imbere y'ubwoko bwawe, imitima yose iri imbere y'ijambo ryawe uyisubizemo imbaraga, wongere uyikomeze utwuzuza amashimwe menshi. Ese nawe hari ahantu waba ufite amashimwe? Fatanya nanjye gushima Imana, ufatanye nanjye kuvuga no magambo dushima Imana kubwo kuturinda. Warinze imiryango yacu Mana, nacyo twakoranye Muremyi. Warinze imiryango yacu Mana, wakomeje kutubera Imana. Nubwo intambara zabaye nyinshi, wakomeje kutubera Imana. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanjye we, oh shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we. Iyo bikomeye wihebye ubabaye, iragutabara 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 mutima we. Zamuka. Hari umuririmbyi yavuze ngo umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye. Narindi turo mfite ryo gutura, nguhaye umutima wowe utegeke. Umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye. Narindi turo mfite ryo gutura, akiruye umutima wanjye utegeke.
umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye. Narindi turo mfite ryo gutura akiruye umutima wanjye uwutegeke. Nzayivuga ineza yawe mwami aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi. Iyo neza nzayivuga, nzayivuga ineza yawe mwami aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi. Iyo neza nzayiririmba, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nyiriho. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nyiriho. Nzavuga iyo neza mu bakomeye bose, nzayiririmba iyo neza. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nyiriho. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Si umuntu wibeshye iyivuze biraba, ntacyo yavuze ngo gihere. Si umuntu wibeshye iyivuze biraba, ntacyo yavuze ngo gihere. Si umuntu wibeshye iyivuze biraba, ntacyo yavuze ngo gihere. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Si umuntu wibeshye iyivuze biraba, ntacyo yavuze ngo gihere. Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, nawe imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka.
yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, nawe misozi yakurwayo n'Imana idahinduka, nawe misozi yakurwayo n'Imana idahinduka, yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, nawe imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka, yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, nawe imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka, nawe imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka, naho imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka. Akarimbo ashaka ko turimo tugasoza kavuga ngo ntabwo ngifite umucunguzi wanyariho, ni undinda amanywa na nijoro, ni undengera iteka, iyo ndushye ndemerewe ni uzakambera inkomezi, akanyobora mu nzira nziza, ibikomeye abigira ibyoroshye, ntabwo ngifite umucunguzi wanjyariho, ni undinda amanywa na nijoro, ni undengera iteka, iyo ndushye ndemerewe ni uzakambera inkomezi, akanyobora mu nzira nziza, ibikomeye abigira ibyoroshye. Haleluya, shimwa ku mirimo myiza yuzuye mu rukundo n'ineza bihebuje, nzabiririmba mbikwize mw'isi yose, abatabizi babimenye kuri Imana igira neza. Imana imugisha ko mwabanye natwe, nakagaruka tuzongera dusubire, twari turimo kuramya Imana, twaririmbiye mu ijambo rivuga ngo mbese iyo Yesu akureka ninde wari kugucungura, ko nta n'umwe ari kubishobora. Imana imugisha rero ko mukomeza kudukurikirana, mukomeze mukore subscribe kuri Baturwa TV, musharinge, comment, mukomeze kuduteza imbere umurimo w'Imana. Imana ibone umugisha umucuranzi, umugisha abari ku buhanga bw'ibyuma, nanjye mumugisha.
murakoze cyane. Nkuko nababwiye Elisa nakagaruka. Shalom.